yapfuye atarahari ndamuzi atuye Kanombe atuye i Remera ndamuzi turaturanye afite abana babiri akamubwira ati uyu muntu wazanye ndabona yarapfuye uyu muntu wazanye ndabona byararangiye kuko ntafite ubushobozi bwo kukubona kuko ikirere winjiyemo ubwami watangiye gukandagiramo bufite ubutware muri rimwe yararimbye avuga kwa Yesu dufite ubutware ngiyo twizeye amagambo ye yose uko yayatubwiye haleluya ntabwo ubushobozi satani n'abadayimoni niba bakigufiteho ubushobozi niba bakigufiteho uburenganzira kuko imbaraga z'ukurimo ziba zibaruta cyane Imana ishimwe imbaraga z'ukugenga imbaraga z'ukuyobora ziba zikomeye niho yavuze ngo muzarambika ibiganza ku barwayi mukire mupfa kuba mwamaze kumenya agaciro k'iwanyu mupfa kuba mwamaze nta yindi nzira nukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza nta yindi nzira ntabwo ari inzira yo gutanga amafaranga ntabwo ari inzira yo kubaka isengero ntabwo ari inzira yo gutanga ibyacumi cyane manza wizere Yesu nk'umwami n'umukiza ubundi mirimo myiza yakuremeyemo kugira ngo uyigenderemo kera tutarabaho igeze kubwira Yeremiya aramubwira ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe ndakweza kuko Imana yejeje Yeremiya akiri urusoro mu nda yarabizi neza ku buzima bwose azanyuramo azaba umuharo ibyo kukubwira ngo akira amazu akira amamodoka akira amafaranga ivyo n'abashadibu barabigira icyo naguhamagara no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ntabwo uzagira amazu meza ngurushe benshi bagiye batandukanye Dawidi wari ufite umuhungu witwa Salomo ngo yabwiye Uwiteka avuga ngo reka nkusabe ikintu kimwe Imana avuga ngo nsaba arangije asaba neza asaba ubwenge Imana avuga ngo kuko usabye ubwenge nguhaye n'ibindi byose mu bwenge niwe wagiye yandika ibintu byinshi cyane ngo nabonye muraho neza nongeye kubasuhuza neza nshuti bakunzi ba Philadelifia nshimye Imana kuba inyemereye kuza kuri kamera zanyu nk'umutumirwa nje kuganira namwe ndakeka ndi umushyitsi ariko reka twakirane twibwirana hanyuma tuganire uyu murongo cyangwa se uyu muyoboro n'umuyoboro w'ubutumwa bwiza cyangwa se umuyoboro wo kugeza abantu agakiza ku bwami bw'Imana cyangwa se icyo nakwita ijambo ryahumetswe n'Imana mbere byose rero nitwa Prince Robert ndi umupapa ndubatse mfite umudamu umwe n'abana babiri ndashimira Imana ko ikomeje kubaka ubuzima bwanjye kandi ikabwubaka mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubwo mu mubiri Yesu naduhane umugisha cya kabiri ndi umukristo umuririmbyi niwe waririmbye aravuga ngo nzahora ndiwe mu bintu byose kugeza mpfuye ndetse ngo ninumirwa maze gupfa ngo nzagira ibyishimo kuko nzaba ngize ihirwe ngiye mu ijuru mfite ibyiringiro rero binjyana mu ijuru mfite ibyiringiro bimbesha mu ijuru nk'uko abizera bose bari ni nacyo nje kubabwira ni nacyo nje kubasangiza ku byiringiro mfite cyangwa se kukintera kuvuga nuko nakiye Yesu umwami n'umukiza akaba mu bugingo bwanjye ibyakera bikashirana nkakira ibishya nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo dore ndarema ibintu bishyashya haleluya reka dusenge Imana rero hanyuma tuganire mbabwire icyo mbazaniye mbabwire ikiri ku mutima wanjye nifuza ko umuntu wese ukurikiye iki kiganiro cyangwa se ukurikiye ubutumwa bwiza ngiye kubwiriza umbabarire ndakwisabiye iki kiganiro gitangire ugisoze nukuri nugisoza Imana yo mu ijuru ari kinira kora ku bugingo bwawe nugisoza Imana yo mu ijuru ari kinira kora ku buzima bwawe reka dusenge Mana data se umwami wacu Yesu Kristo tugushimiye ko ubuntu n'imbabazi zawe ari byo bitubeshejeho ijambo ryarambwiye ngo icyakora bakwizeye bose bakimera izina ryawe wabahaye ubushobozi bwo kuba abana bawe ni nacyo tuje kuganira hano kugira ngo tumenye agaciro kacu tumenye impamvu twahindutse kuba abana bawe reka ubane natwe tutangira iki kiganiro ndetse usozanye natwe ubuntu n'imbabazi zawe no gutwikirwa biva kuri wowe ari byo bitugota kandi icyo dusabye nk'uko ijambo ryambwiye ngo tugende tubwirize mu mahanga yose abantu bazizera bakemera izina ryawe ngo tuzababatize mu izina rya Yesu shimiye umuntu wese urakurikira iki kiganiro kandi agakuramo ibyiringirwa bizima kandi agakuramo ibyiringirwa byuzuye izina ryawe nirihabwe icyubahiro dusenze kutangiranye natwe kandi dusenze kurasozanya natwe ijambo ryarambwiye ngo abantu babiri cyangwa batatu nibahura bahujwe no kumva ibyawe ngo nawe uri mu ijuru uzamanuka ubane nabo hano kuri Philadelifia barenze uwo mubare ni benshi ariko reka ijambo ryawe nk'inkota itwika ityaye igende isogote mu mitima y'abarumvira ijambo uhagarane nabo kandi nanjye nkuko wavuze ngo imirimo yawe
yakozwe kera kugira ngo tuyigenderemo. Reka nanjye nkore uyu murimo wawe kugira ngo nawe tuwugenderemo, ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe aribyo biganza. Ntaba ari njye ahubwo aba ari wowe. Izina rye nihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, hanyuma tuganire amagambo y'Imana gakeya dusoze. Ntago ari ngombwa ngo abantu twike bagure cyangwa se tugire icy'ingenzi nuko twumva Imana ivugana natwe. Turasoma ijambo ry'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ni igice cya mbere umurongo wa 12. Iri jambo musanzwe murizi, ariko ndifuza ko umwuka w'Imana, ndifuza ko imbaraga z'Imana uyu munsi muryumva ari rishyashya ku buzima bwanyu. Kadusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kadusubiremo, icyakora abamwemeye bose. Bibiliya iravuze ngo abantu bamwemeye bose, babe baturutse mu majyaruguru, babe baturutse mu majyepfo, babe baturutse iburasirazuba, babe baturutse muri Afurika y'Epfo, babe baturutse i Burayi, ahantu hose mwaba muri, mupfa kuba mwaramwemeye mwese. Umva ukuntu ijambo ryimbwiye. Iravuze ngo icyakora bamwemeye bose, hanyuma bamara kumwemera bakizera, to believe, to have a faith for God, bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi, he give the power. Hallelujah. Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Amen. 13 iravuze ngo abo, hanyuma aba bantu mvuze babe baraturutse mu majyaruguru, mu majyepfo nk'uko mvuze, abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Ahantu uri mvugira ngo amen. Reka dufunge ijambo ry'Imana turiganireho gatoya. Dusomye amagambo y'Imana avuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Hanyuma mu gisobanuro cy'abana b'Imana haravuze ngo abo ngabo ngo ntibabyawe n'uko umugabo cyangwa umugore bashobora kugira ubushake bakabyara umuntu. Hallelujah. Ngo abo ngabo ngo ntibabyawe n'uko umuntu yatekereza akabyara umuntu. Njye Robert navuze ngo ufite abana babiri, abo bana nabyaye ntago ari abana b'Imana. Bibiliya bivuze neza, iravuze ngo abo ngabo babyawe n'Imana, ngo kandi ngo bavuye mu bushake no mu bise by'amaraso ya Kristo. Hallelujah. Bivuze iki? Umuntu ushobora kuba nkurikiye abatsi, none se niba abo bana wabyaye atari abana b'Imana, n'abana b'iki? Aba bana nabyaye mu nyoko ya muntu, mu nyoko ya kamere y'umuntu, ni abana bakomoka kuri Adamu, kandi Adamu wakoze icyaha agatandukanywa n'Imana. Ariko Bibiliya itubwiye neza ngo hari abandi bana b'Imana. Hallelujah. Abo ngabo ngo ntago bavutse kubera ko hari umugabo cyangwa undi mugore wagize ubushake. Ijambo ry'Imana narisomye rimbwira ukuntu Yesu ajya kuvuka, ajya kubyarwa na Mariya, ntago hasabye intervention y'uwitwa Yosefu, kandi ngo yari yaramusabye, amusaba nk'umuzamubera umugore. Ni Imana ntiyigera ikoresha Yosefu mu ngo genda umzarira umuntu, ahubwo inda y'umwuka wera. Hallelujah. Ngo irangije ijya kuri Mariya ngo abyara umwana. Marayika w'Imana ngo uzamwite Yesu. Dutangiye kugenda twumva neza agaciro ko kumenya ko twabyawe n'Imana. Bivuze ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana, kandi uru rubyaro rugaragaye ko atari uko umuntu ajya mu buriri n'umugabo we bakabyara, ahubwo ni urubyaro ruva mu bumana. Bivuze ngo ni isi y'umwuka tugiye kuganiraho, kumenya agaciro. Nzanye ijambo rivuga ngo kumenya agaciro kawe, kumenya agaciro kawe ukomoka, kumenya agaciro k'uriwe, kumenya agaciro akubyaye. Nkunda kwigisha mbaza abantu benshi ibibazo badukurikiye cyangwa se n'abantu ndi kumwe nabo, nkababwira ndi kubera iki Bibiliya yavuze ngo inzira ijya mu ijuru irafunganye. Yarangiza kabango abayijyamo bayigishamo n'imbaraga. Twakora ubushakashatsi hano mu Rwanda, iyo ukoze ubushakashatsi cyangwa se ibarura muri rusange usanga 98 cyangwa se 97 gutyo abanyarwanda benshi bitwa ngo naba Kristo. Abenshi uvanyemo abizera gakondo n'abasilamu, abandi la majorite yose ni abakristo. Kuki Bibiliya yo yavuze ngo inzira ijya mu ijuru irafunganye. Yesu nawe agiye kubihamya aravuga ngo ninge nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu wajya kwa data nagize gute ntamujyanye. Bivuze ngo hari inzira zindi abantu bashobora kurema bibwira ko zishobora kubageza mu ijuru, ariko Bibiliya yivuze neza ngo ninge nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu numwe wajya kwa data nagize gute ntamujyanye. Hallelujah. Aya magambo dusomye aravuze ngo icyakora bamwemeye bose
bivuze ngo ni procedure irimo ivuga ngo nemeye Kristo. Kumwemera ni iki? Ndamwakiriye mu bugingo bwanjye, ndamwizeye, hanyuma nyimara kumwizera, haleluya, nyimara kumwizera, igikorwa nkoreye cyangwa se uburyo mwakiriye nibyo bitumye mpinduka umwana w'Imana mu isi y'umwuka, maze kwemera Kristo. Pawulo niwe wabayeho ataramwemera, ataranamwizera, ngo akimara kumwizera ngo atangira kubona ngo bya kera bishize, ngo atangira kubona ibintu yibwiraga bishize. Aravuga ngo ngiye Pawulo ngo sinjye ukiriho, ngo ahubwo ni Kristo uri muri ngewe. Kwakira Yesu umwami n'umukiza ni procedure ibera mu isi y'umwuka, ariko reka dusanisha urugero rw'ubuzima busanzwe kugira ngo byumve neza. Iyo umuntu yiswa ngo ndi umukristo, Kristo nukuvuga ngo ni umuntu uteranyijeho Kristo. Kadufata urugero kugira ngo byumve neza. Fata ahantu uri, ufate urugero, ufate ifu y'ubugari, ufate n'ubugari, ufate n'amazi, hanyuma amazi uyitutaye, amazi ni ngewe, hanyuma ubugari ubwite Kristo. Bitarahura aya mazi ushobora kuyakoresha ikintu ushaka, ushobora kuyakoresha ikintu ushaka, wayanywa, wayakoropesha, wayakaraba, ikintu cyose wayakoresha, kuko aruzuye, yuzuye ubwayo ko ari amazi. Ngaho yafate uyahuze n'ifu uteke, uze kumbwira ngo ubugari bwasaga gutya, ubugari bwari amazi yarameze, ongera uyanyereke. Nuko umuntu wakiye Kristo muri we akinjira mu bugingo bwe, biba bihuye, ibintu bya kera byose biba bishize, ababaye icyaremwe gishya. Mu yandi magambo, y'amazi yamaze gupfa, apfana na bwa bugari, ahindutse ikindi kintu gishya, aricyo Kristo. Amenya agaciro kayo, arisobanukiwe, ariyumvisha. Noneho ubuzima ubugari bugiye kubaho butandukanye n'ubw'amazi atarafatanya n'ubugari yarameze. Nuko abana b'Imana babaho. Nagira ngo twinjire mu kirere kivuga ngo nabe umwana w'Imana gute, nabe umwana w'Imana gute, agaciro kanjye nakamenya gute, ese umuntu byawe n'Imana bigenda gute. Nkunda gutanga urugero rwiza, nkabwira abantu tubana, nkababwira ngo iyo uri umwana w'ibwami, kadufate urugero nk'umwana wa Perezida wa Repubulika, abahani Kigali n'abantu benshi mukuri iki kiganiro, benshi muraza kuba muri Kigali, ariko kugeza uyu munsi nta muntu urahura nawe mu nzira cyangwa se mu isoko. Kubera ikintu umwana w'ibwami afite ubuzima bamo butandukanye n'ubw'abandi bantu, afite amahame amugenga mu bwami ko adakwiye kujya ahantu hose. N'uyu muntu wamanje kwinjira mu bwami bw'Imana atangira kugira amahame amugenga, atangira kugira ubuzima bumuyobora. Icyambere ngo ahita ahabwa umwuka wera, haleluya. Kandi uyu mwuka wera iyo aje muri we, uwamumuhaye ahita atangira gukomenikana nawe, akora ibintu bidasanzwe mu buzima bwe. Icyambere ahita amwemeza iby'ibyaha, akamwemeza n'ibyo gukiranuka, akamusobanura no gukiranuka icyo ari cyo, akamwemeza iby'ibyaha, akamenyesha iby'ubwami bw'Imana, agatangira kubaho agengwa nawe. Haleluya, 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 haleluya. Iyo umaze kwakira umwuka wera yinjiye mu buzima bwawe, yinjiye mu bugingo bwawe, Bibiliya iravanga ibintu bya kera birangiye, hajemo ibishyashya, ubuzima bubaye bushyashya, uhawe izina rishyashya, imibereho ya kera irangiye, umaze gupfana na Kristo uzukanye nawe, uhawe izina rishyashya, uhawe ibyangombwa bishyashya, uhawe izina rikwemera kujya mu bwami bw'ijuru. Ahangaha niho utangira gukora imirimo y'Imana, ahangaha niho utangira gukoza ibiganza ku barwayi bagakira, ahangaha niho hantu utangira kwirukana abadayimoni bagahunga, ahangaha niho Satani n'abadayimoni ndetse n'isi n'abatware bategeka isi y'umwijima baba batagigufiteho ububasha, ahubwo utangiye kuba mu mbaraga z'isumba byose. Haleluya. Aha niho hantu rero umuntu agera, abapfumu, abakonikoni, abarozi, abantu bose, abaribo bose bakagushaka, kuko wamaze kera byashize ntibabe bakikubona. Gasanga abantu bari kujya kuraguza ati kanaka ndashaka ko murangiza, akajya kubwira umupfumu, akajya kwa Sarongo, akajya n'ahandi ntavuze, akajya ati kanaka ndamushaka witwa Robert, ndashaka witwa Claude, ndamukeneye. Sarongo nawe agakora ibyo akora by'ubupfumu n'ubukonikoni, agashyiramo akazunguza impinga n'ibindi byose, akavuga ati uyu muntu wazanye ntasanzwe.
uyu muntu wazanye ko ndeba yapfuye atarahari, ndamuzi, atuye i Kanombe, atuye i Remera, ndamuzi, turaturanye, afite abana babiri. Akamubwira ati uyu muntu wazanye ndabona yarapfuye, uyu muntu wazanye ndabona byararangiye, kuko ntafite ubushobozi bwo kukubona, kuko ikirere winjiyemo, ubwami watangiye gukandagiramo bufite ubutware. Muririmbyi yararimbye avuga ngo kwa Yesu dufite ubutware, ngiyo twizeye amagambo ye yose uko yayatubwiye. Haleluya. Ntabwo ubushobozi Satani n'abadayimoni niba bakigufiteho ubushobozi, niba bakigufiteho uburenganzira, kuko imbaraga z'ukurimo ziba zibaruta cyane. Imana ishimwe, imbaraga z'ukugenga, imbaraga z'ukuyobora ziba zikomeye. Niho yavuze ngo muzarambika ibiganza ku barwayi mukire. Mupfa kuba mwamaze kumenya agaciro k'iwanyu, mupfa kuba mwamaze kumenya agaciro k'uwabahamagaye. Uyu nguyu niwe wenyine ubigengera, niwe wenyine ugenga ubuzima bwanyu, niwe wenyine ubabeshejeho. Niyo mpamvu abantu bakuroga bagashiduka bidakunze, kuko atuye muri wowe. Niyo mpamvu abantu bakurwanya ntibibakundire, niyo mpamvu abantu baguhiga bikanga, kuko utuye muri wowe. Arakomeye kubarusha. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Aba ntago bavutse kubw'umugore yashatse umugabo, ngo ahubwo bavuye mu bise by'amaraso ya Kristo. Aba ngaba ibya kera babishize, ngo Imana yibarebeye muri aya maraso, ngo ibita abakiranutsi. Imana yibarebye bavuga ngo mbonye ubwoko nironyeye, mbonye ubwoko nitoranirije, mbonye abantu bafite umutima umeze nk'uko shaka. Yajyaga ibwira Dawidi ikamubwira ngo Dawidi we, ngo ndagukunda cyane, ngo ufite umutima umeze nk'uko ngeze gute shaka. Bibiliya iravuga ngo hahirwa abantu Uwiteka atoranya, ngo akabiyegereza, ngo abo ngabo ngo iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka, ntishidikanya Imana ahantu hataba ibyishimo, hataba umunezero, ngo imvura y'imigisha ngo iracyamika, ngo bagatambuka bemye. Haravuga ngo aba ngaba bari muri uyu mubare iyo bamwizeye, ngo yiwe ngo bamerera nk'uko Siyoni igoswe n'imisozi, ngo nibasha kunyeganyezwa. Aba bantu bamwizeye bahora batoshye, kuko ngo bameze nk'igiti gitewe hafi y'umugezi, izuba ryava, imvura yagwa, kuko bafite ahantu bashorera imizi, bahora bizeye. Hahirwa umuntu Uwiteka atoranya. Amen. Hahirwa umuntu Uwiteka ashyigikira. Bibiliya ivuze ngo abamwizeye bose, ntabwo ivuze ngo abanyamafaranga, ntabwo ivuze ngo abantu bakomoka hano, ntabwo ivuze abazungu, ivuze abamwizeye bose bakizera izina rye. Ngaba abantu bafite umugabane wo kwinjira mu bwami bw'Imana, ngaba abantu bafite imibereho ibabesha mu bwami bw'Imana. Umwanditsi umwe yaranditse avuga ngo abantu bo bagaragara nk'abatariho, ngo ariko batunze benshi, bagaragara nk'abantu badafatika kuko ntabwo wabashobora, ngo ariko batunze benshi. Undi arandika avuga ngo icyo barusha abandi ngo babitse ibyasezeranijwe. Ndakwisabira wowe kuri iki kiganiro, uyu munsi winjire mu mugabane w'abantu bizera Imana. Uyu munsi winjire mu kirere cy'abantu bizera Imana, ku buryo isi gushaka nikubone, ku buryo isi kugambanira nikubone, ku buryo isi itamenya aho utuye. Bibutse ko mwene aba bantu batazajya mu ijuru, ahubwo babayo. Hazabaho kubamurika. Yohana berekwa yaravuze ngo bariya ni bande, ngo ntabanesheje imibabaro, ngo ni babandi ngo yarose mu bise by'amaraso. Ayiwe, ndagira ngo uyu munsi umenye agaciro kawe kuri umwana w'ibwami, umenye agaciro kawe, wisobanukirwe. Nta kindi ni ugutera intambwe imwe gusa, ukizera Yesu umwami n'umukiza, akaba umurengezi w'ubuzima bwawe, akaba umurengezi w'ubugingo bwawe. Nta kindi, nta yindi nzira. Nukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, nta yindi nzira. Ntabwo ari inzira yo gutanga amafaranga, ntabwo ari inzira yo kubaka isengero, ntabwo ari inzira yo gutanga ibyacumi cyane. Manza wizere Yesu nk'umwami n'umukiza, ubundi imirimo myiza yakuremeyemo kugira ngo uyigenderemo. Kera tutarabaho igeze kubwira Yeremiya, aramubwira ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, ndakweza. Kuko Imana yejeje Yeremiya akiri urusoro mu nda, yari abizi neza ku buzima bwose azanyuramo, azaba umuhanuzi uhanurira amahanga. Uyu munsi ndagusaba ngo wakire Yesu umwami n'umukiza, aze mu bugingo bwawe, umwizere udashidikanya ko ibintu akubwira bizasohora byose. Ayiwe, muririmbyi umwe niwe waririmbye yuzuye umwuka wera, abangwa y'Imana y'ukuri komeza kunyobora, ngo urancije mu nzira yo gukora ibyo shaka.
Imana ishimwe. Undi araririmba bangwa iby'Imana ikora ngo biradutangaza nta n'uwamenya uko biri. Dushimira Imana yo yatwemereye kuduha Kristo. Nibyo nkubwira ku bw'akavukire yanjye, ngewe ntago nari nkwiriye kugirwa neza n'imbabazi z'Imana, ariko Imana itareba nk'uko abantu bareba. Yesaya niwe wanditse aravanga ibyo yibwira sibyo abantu bibwira. Imana niyo yonyine imenya guhamagara umuntu ikamuvana mu ishyamba, nk'ukuntu yavanye Dawidi mu ishyamba kavuga ngo ngwino nge kukurutisha abakuru babo, ngwino ngutoranye, nabonye ufite umutima umeze nk'uko ushaka. Hari ibintu byinshi Imana yagiye ikora mu buzima bwanjye, mu mivukire yanjye. Mvuka naravutse sanga ndi imfubyi, sanga nta mubyeyi, papa simuzi, mama simuzi, n'abari kumfasha kubaho nabo bari kugendera mu nyungu z'ibyo basize. Imibereho yanjye igoranye, ariko Imana yo itareba nk'uko abantu bareba. Yavuga ngo nzagutoranya, nzakwiyegereza, nzagukururisha ineza yanjye. Niyo mpamvu twasomye iri jambo rivuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, ngo abo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kurura ubushobozi Imana itanga biturutse mu kwizera byonyine. Kurura ubushobozi Imana itanga biturutse mu mbaraga zo kuyiringira gusa. Ukavuga ngo ngewe ndakiriye, ndemeye, nakiriye Yesu umwami n'umukiza, aje mu bugingo bwanjye, yinjiye mu mibereho yanjye, ibintu bya kera birashize. Nibyo nababwiye, ni uyu umaze kwakira agakiza ka Kristo kinjiye mu mibereho yawe, kinjiye mu bugingo bwawe, niho imbaraga z'umwuka wera zitangira kuganziriza muri wowe, niho ubuntu bw'Imana butangira gusagira muri wowe, niho imbaraga zitangira gukorera muri wowe, niho hahandi uba ufite ubushobozi bwo kubwira imvura ngo niba ihagaze igahagarara, niho uba ufite ubushobozi bwo kuza umuntu arwaye kanseri, kuko Imana yateguye mu buzima bwawe ko ari izakorera muri wowe. Niyo mpamvu Pawulo yuzuraga umwuka wera akavuga ngo sinjye uriho, ngo ahubwo ni Kristo uri muri njyewe. Haleluya. Bivuze ngo iyo Kristo amaze kwinjira mu buzima bwawe, nibwo imirimo n'ibitangaza bitangira gukorerwa mu buzima bwawe, nibwo utangira kumenya amakuru. Niho umuririmbyi yaririmbye avuga ngo nkunda kumva amakuru ngo ari kure cyane, ari mu murwa w'Isiyoni. Niho ijuru ritangira kuguha information ikavuga ngo mwana wanjye komera, ugatangira kuba mu buzima nka bumwe Dawidi yabaye avuga ngo kuko umwami Imana azanabara, nicyo gituma namwara. Niyo mpamvu ngira mu maso yanjye hagakomera, hakamera nk'urutare. Turashimira Imana yo yonyine yaduhaye umwuka wera. Ijambo ry'Imana narisomye rimbwira ukuntu intumwa zabanaga na Yesu zitaramumenya, zitaramwakira, ngo ariko aho zimariye kumwizera, ngo zihuriye hamwe zuzuye umwuka wera. Uwitwa Petero wajyaga mwihakana umunsi ku munsi, ngo atangira guhamya i Galileya, aravuga ngo bagabo b'i Yudaya, bagabo b'i Galileya, wa wundi mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi ngibi mubona. Atangira kumuhamya. Haleluya, haleluya. Emerera Kristo aze mu buzima bwawe, emerera Kristo aze mu mibereho yawe, emerera Kristo aze mu mibereho yawe. Nibwo uzatangira kubaho unezerewe, nibwo uzatangira kugira amahoro atameze nk'ay'abisi batanga. Twahoze tuganira n'abantu bari kuvuga ukuntu isi nta mahoro iteze kubona. Niyo abantu babatura intwaro za kirimbuzi bagashyiramo imbaraga zose, uhereye ku gihe cya Aburahamu ukageza n'uyu munsi wo mu gihe cya korona, isi nta mahoro iteze kubona. Ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo amahoro Kristo atanga nta mubabaro yongeraho. Amahoro Kristo atanga arasendereye. Muri Kristo niho hari amahoro honyine. Niyo mpamvu yavuze ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu wajya kwa data namujyanye. Cyokoze iyo umaze kumwemera ukamwakira, hari ibintu yatanze nk'amasezerano. Aravuga ngo dore abantu bubaha Uwiteka, ingororano zabo icya mbere ni ubukire, icya kabiri ni icyubahiro, ngo ndetse bahita babona ubugingo buhoraho. Ndagira ngo nkubwire, ndagira ngo uhamagarire kwinjira muri Kristo Yesu. Iyo umaze kwakira Kristo Yesu, muri we niho hazingiyemo icyubahiro. Iyo umaze kwakira Kristo Yesu, muri we niho hazingiyemo ubutunzi bwose. Ibyo kukubwira ngo akira amazu, akira amamodoka, akira amafaranga, ibyo n'abashadibu barabigira. Icyo naguhamagara ni ukwakira Yesu umwami n'umukiza. Ntabwo uzagira amazu meza ngo urushe benshi bagiye batandukanye. Dawidi wari ufite umuhungu witwa Salomo, ngo yabwiye Uwiteka avuga ngo reka nkusabe ikintu kimwe. Imana avuga ngo nsaba, arangije asaba neza, asaba ubwenge. Imana avuga ngo kuko usabye ubwenge nguhaye n'ibindi byose. Mu bwenge niwe wagiye yandika ibintu byinshi cyane, ngo nabonye mu isi umuntu saa sita ari kurira, ngo mbona ku mugoroba ari guseka, ngo nabonye mu isi umuntu bamubyara ku mugoroba bakamujyana irusororo, ngo nabonye mu isi umuntu ari umukene nk'uko nari ndi kubibabwira, ku manywa agatangira gutunga, ngo ariko ibyo byose mbyitegereje ngo nsanga ni ubusa.
icy'agaciro ni ukwakira Yesu umwami n'umukiza. Cyo nicyo cy'ingenzi, kumwakira akaza mu bugingo bwe, ukamwizera akabugutsindishiriza muri byose, ugapfana nawe ukazukana nawe. Turashimira Imana, turashimira Imana ko iri muri twebwe, kuko iyo umaze kwakira Yesu umwami n'umukiza nibwo ibindi bintu byose biba iri automatique. Ijambo ryarambwiye ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi muzabyongererwa. Bigishwa babaje Yesu bamwe kuko twataye ibyacu tukagukurikira, uzaduhemba iki? Arangije aravuga ngo mumere nk'abana batoya, ngo ndetse ngo nzabahemba muri no mwisi nzabakubira icuri ijana. Cyambere nuko kwakira Yesu umwami n'umukiza akaza mu bugingo bwawe, yarangiza akaguha umwuka wera. Yamara kuguha umwuka wera, umwuka wera akakwemeza iby'ibyaha, akabitsinda, akakwemeza ibyo kukiranuka, hanyuma ukajya mu mugabane w'abaragwa b'ijambo ry'Imana, ukajya mu mugabane w'abaragwa b'abana b'Imana. Ndumva afashijwe, ndumva afashijwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Yo, umuririmbyi ni warimbye abangwa y'Imana y'ukuri, komeza kunyobora. Ayiwe, ndumva afashijwe. Ukwiye kwakira Yesu umwami n'umukiza akaza mu bugingo bwawe, ukamwemerera, wangiza ukamwizera, ukabanga ibyanjye byose mbikubise hasi, ibyo nakoraga byose ndabiretse, ndakwakiriye mu buzima bwawe, ndakwizeye, ndakwiringiye. Nakaje agaciro k'abadayimoni, ndekuyiza imbaraga zandwanyaga, ndakwakiriye. Mvuye mu mugabane w'abemerewe ikibi n'ikiza, nakiye ubwami bw'ijuru. Ayiwe, ayigitare cy'Imana, reka ngungireho kubw'imbabazi zawe, kera warameneye none ubundi hishemo umujinya w'Imana. Haleluya. Ndagira ngo mwisabire winjire mu bwami bw'Imana. Ubona ahantu wishamo umujinya wa Satani, ubona ahantu wishamo umujinya w'Imana izatsembesha batizera, winjire mu bwami bw'Imana. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nawe uyu munsi kuri Philadelifia wumvishe iri jambo, reka nkwisabire. Ushobora kwibaza ngo nakinjira mu bwami bwe ne? Benshi bajya bibaza iki kibazo. Ntangira nababwiye ngo mu Rwanda turabakristo bagera muri 98%, ariko ijambo ryarambwiye ngo abantu bazajya mu ijuru nimbarwa, ni inzira ifunganye nyine. Baba bambaye ishusho yo kwera ariko bagahakana kwera mu mbaraga zayo biturutse ku mbuto bera. Ibiri mu mitima yabo nibyo bisesekara hanze. Ariko uyu munsi ndaguhamagarisha ineza, ndaguhamagarisha ubugwaneza ubwo Yesu yatumenyesheje. Paulo ni wajyaga yandikira abantu, yandikira abakorino n'abaromana akababwira ngo kubw'imbaraga z'Imana n'ubuntu bw'Imana twagiriwe, mbifuriza kuhabwa namwe agakiza kuzuye. Ushobora kwifuza kutuvugisha, ushobora kuba wifuza kugira ngo tuganire neza ijambo ry'Imana, umenye uko wakakira agakiza. 078 52 1 6 18. Reka dusenge. Mana, turagushimiye, tugushimiye ko washyizeho ijambo ryawe ndetse rikaba indorerwamo twireberamo ko turi abana bawe. Muririmbyi ni warimbye avangu yo twizeye aya magambo wavuze. Ayiwe, turagushimiye, turagushimiye, turagushimiye. Tukweretse uyu muntu wese ugize inyota n'inzara yo kumva ukuntu yakwizera akakwiringira ukaba mu mugabane w'abakwizera. Umwuka wawe wera namutaheho, imbaraga z'ubuntu bwawe nizimugote, ya maraso wameneye ku musaraba namweze amukureho karandi, imikoshi, imivumo n'ibindi byose, amwinjize mu mugabane w'abana b'Imana. Urakoze ku burinzi bwawe, ko n'ubutabazi bwawe bubaye kubizera.
dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen.